Davis D umwami w'amajyepfo noneho unayicara. Ninde utamukunda? Ninde adasetse? Dore ko benshi bamuzi mu gutera urwenya cyangwa se mu gusetsa abantu binyuze muri comedy. Benshi bamuzi mu gutera urwenya by'umwihariko muri Genesis Comedy, dore ko amaze kumenyekana kubera uburyo azimo gusetsa kandi akabikora yikarumye mu buryo busetsa abandi. Amaze gukundwa n'abantu batandukanye, yaba abanyarwanda ndetse n'abakurikira comedy zo mu Rwanda. Naho ndatari Ernestine Kaduhire, gusa azwi cyane nka Kadodo. Ndakeka ko uhise umumenya bitewe na video zikunda gucaracara ze ziba zisekeje cyangwa se abayibasiye abastari batandukanye ariko mu buryo bwo gutera urwenya. Uyu mwana w'umukobwa yavukiye mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru. Ni umwana wa kabiri wabo, akaba yarize ibijyanye n'indimi mu mashuri yisumbuye, aho yatangiye gukina cyangwa se kwerekana impano ye mu mwaka wa 2022. Uyu munsi twaguteguriye byinshi kuri we, niba umukunda cyangwa se ukunda byinshi kuri we, cyane cyane ibyo aba yateguye ariko utamuzi byimbitse. Uyu munsi twamuguteguriye. Inge mugiye kubana muri kiganiro ndi Ntagara Delphine. Kanda subscribe, like, share, utere na comment ubundi dukomeze. Tugirana nawe ikiganiro ku murongo wa telefone, yatubwiye byinshi, uburyo yatangiye kuza muri Genesis Comedy cyangwa se uburyo yatangiye kwamamara. Kadudu uzwi muri Genesis Comedy, ushobora kuba wibaza uko yatangiye gukina, inzira yo kuba umunyarwenya nuko byatangiye. Ngo mu by'ukuri yakuze adafite inzozi zo kuba umunyarwenya, dore ko yakundaga kubyumva kuri radio ndetse akabikurikirana no kuri televiziyo. Ngo bwa mbere abibona yabyumvise kuri Kestu igihe Genesis Comedy yari yatumiwe. Ngo gusa nago yatekerezaga ko nawe yabikinamo. Ajya nirebera ibyari nyine ngiye nakundaga ibyo bakora ko ngiye kumukana sinabikora. Ngo ariko ikintu cyaje kumukura muri uyu mwuga, ngo yaje kubonamo uwahoze ari inshuti ye, arangije amubaza icyo byasaba kugira ngo yinjiremo. Bamubwira ko nta na kimwe, ko nawe abishatse yaza akaba umwe muri bo. Ngo nibwo yagezemo atangira kubona ibyo bakora ari byiza, aranabigerageza biramuhira. Ngo yakiriwe neza, dore ko byari ubuntu kwinjiramo. Aratangira arakora ndetse ibyo akora bitangira gukundwa muri ubwo buryo. Ngo akinjira yakiriwe na bagenzi be n'ubundi bo muri Genesis Comedy, ngo bakajya bajya muri rehearsal cyangwa se uburyo bwo kwitegura ndetse no kubisubiramo mbere yuko babikinira abantu cyangwa se babyerekana imbere y'abantu. Avuga ko kuva yatangira kuba muri Genesis Comedy byamuhinduriye ubuzima. Ngo na ahantu mu by'ukuri agenda agasetsa abantu mu buryo yateguye cyangwa se atigeze ategura. Twamubajije ibanga akoresha kugira ngo asetse abantu bigeze hariya, dore ko hari n'igihe avuga umusitari akimubona. Hari ibyo panga n'ibyo bigufatira hari. Uyu mwana w'umukobwa avuga impamvu yakunze ibi bintu, ati mu by'ukuri nge nabikunze kuko n'abakobwa benshi bakunda kubikina cyangwa se kubikora, usanga n'ababikora batabyumva ko ari ibintu bishobora kubahindurira ubuzima. Ikindi avuga ko bimutunze. Kuva yatangira kubikora yagiye amenyekana ndetse n'abantu benshi bagakunda uburyo aba yabasekeje. Uyu mwana w'umukobwa rero yabaye na best female comedian w'umukobwa mu Rwanda, aho yahawe n'igihembo cyabyo. Ibintu ngo byamuteye imbaraga, bikamwereka ko ibintu akora atabikorera ubusa, ariko hari benshi baba bireba kandi hari isomo aba yatanze mu bandi bana b'abakobwa. Ibi byose ngo byaje ari uko amaze kujya muri Genesis Comedy. Dutegura ikiganiro twamubajije nk'abantu mu by'ukuri yigeze kuvugaho nawe bikamurenga, akaba yaramenyekanye cyane kubera utuntu agenda yitegurira bitewe n'icyo yashatse kuvuga cyangwa se n'ubutumwa yashakaga gutanga. Yatubwiye abantu batatu, arimo Miss Jolie, Miss Muheto ndetse n'umuhanzi Davis D cyangwa se umwami w'amajyepfo. Davis D umwami w'amajyepfo noneho unayicara. Ngo nubwo ibi bintu abikunda, ngo ni ibintu biba bitoroshye kuba wasetsa abantu mu buryo nawe utatekerezaga, kuko bimusaba gushaka cyangwa se kuvuga ibintu mu by'ukuri biri buze gushimisha abantu. Ngo ibintu biba bitamworoheye, ngo dore ko hari n'ibyo avuga akimara kugera kuri stage cyangwa se akibona umuntu akaba yamuvugaho bikaza muri ubwo buryo. Ngo ni ibintu rero bimusaba imbaraga gutekereza ikintu gishobora gusetsa undi muntu. Kadudu twamubajije byinshi ikomedi imaze kumugezaho, atubwira ko ari byinshi ariko by'umwihariko afite intumbero zo kwiga kaminuza, dore ko
yasoje segonderi cyangwa se amashuri yisumbuye ariko ngo mu byifuzo bye arashaka no gukomeza akigana kaminuza kuko ni ibintu ahora yifuza. Ndikureba ko natangira kwiga mu minsi iri imbere ntabwo ubushobozi bwari bwagakunda. Gusa mu byifuzo byawe uba wumva uzayiga? Mba ngomba kuyiga ahubwo cyane. Ngo arashimira kandi abantu bakomeje kumufasha mu buryo butandukanye, abafana be cyane, merci abanyarwenya bagenzi be ndetse n'uwo bita Franco. Abo bose ngo ni abantu ashimira mu by'ukuri bagira icyo bakora mu kuzamuka kwe ndetse no gutera imbere kwe. Wa mbere ni merci birumvikana. Nishimira n'abanyarwenya bose muri rusange kuko dukorana mari hasoze. Nshimira na Franco sometimes agiye gufasha nyine. Kadudu kandi agira inama abana b'abakobwa gukora cyane, biteza imbere kandi birinda ababashuka, ngo gutinyuka gukora akazi kariko kose ngo ni byiza gutinyuka kuri bo kuko amahirwe yabakiriweho ari menshi. Kuba naragiyemo nkabikora nk'umukobwa n'abandi bakobwa nabo bazakabikora. Ese nawe uyu mwana w'umukobwa hari utuntu ajya akora tukagushimisha? Ese nawe waba ufite impano wicaranye ukaba utayitangaza cyangwa se utayishyira ahagaragara? Nicyo gihe kugira ngo uhaguruke nawe werekane icyo ushoboye. Aho kwishora mu bibi cyangwa se ibyashyira akaga mu buzima bwawe, wakora ibintu bitandukanye ariko byahindura ubuzima bwawe ndetse bikabera n'intangarugero ku bandi. Tukorana ikiganiro yatubwiye ko ari ibintu akunze. Nawe rero ushobora kuba hari ibintu ukunda ariko mu by'ukuri kuba ukitinya no kumva ko udashoboye akaba ari byo bitumenye utagera aho ugomba kugera. Reka bashimire mwe mwari muteze amatwi ikiganiro ngiye wakibateguriye ndi Ntagara Delphine, mwakoze kuba mwabanye nanjye. Reka mbashimire kandi subscribe, like, share, comment utazacikanwa n'ibiganiro tuba twaguteguriye. Mbifurije guhaha mu karongo. Mwakibonye ariko abantu mwe ibintu by'ibibuno ntago biba byoroshye. Ubundi twebwe umuntu uje hano imbere